guhuza imvugo imwe, bakavuga ngo Yesu turagushaka, ngwino. Uzasome Ibyahishuwe igice cya 22 cya nyuma, cyose kivuga kuza kwa Yesu inshuro 7. Ariko inshuro enye ni umugeni, n'itorero, ni umugeni usaba Yesu ngo aze. Yesu agasubiza inshuro 3 kwaje. Niki kizatera abera bose ku isi rero kwifuza ko Yesu yaza? Ni imibabaro izaba yabaye myinshi. Noneho imvugo, intero, inyikirizo ibimwe abera bose ku isi batakire rimwe bavuga ngo tabara nutinda urasanga n'abaneganega birangiye. Haleluya. Amen. Bana bamugisha turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye n'abandi bashyitsi bari hagati mu iteraniro. Ntavuze waba utahagurutse muri ibyo byiciro byose maze kuvuga, ukaba aribwo uje muri Nibature, cyangwa se ukaba utarufite aho uteranira, cyangwa se waraturutse muri ya matorero twagiye twumva atujuje ibisabwa, nawe twakwiyegereza tukakwakira. Hari ngo tumwakire, hari ngo tumwakire. Yego, Jeshuru dusubize. Amen. Yego, turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu akugirire neza, wicare. Imana igufashe kandi ikomeze kukwambika imbaraga, ntukabure muri iyi nzu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mu nzu y'Imana ni heza. Twakiriye kandi umuyobozi wa Nibature, guturuka Ibatsinda, adusubize. Haleluya. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakire Benezera dusuhuze nawe. Haleluya. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye Kristo dusuhuze. Haleluya. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye kandi umukozi w'Imana Jean-Claude Ribanje uri kudufasha mu ijambo ry'Imana cy'icyumweru cyose, adusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twese hamwe rero duhagurutse muri ya ndamukanya yacu y'abana b'Imana, tuzanye tunezererwe Imana, twishimire Imana yagize neza ikatuzana mu nzu yayo. Turambura ibiganza, murakaza neza bene data, Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Yego, duhoberane mugenzi wawe, twifuzanye ikaze mu nzu y'Imana. Imana yatugize, Imana ikoze, Imana yagize neza, Imana yashimye. Duhimbaza Imana. Haleluya. Duhimbaza Imana na korali, dushima Imana kandi dutanga n'icyacu n'umutungo. Dusabe ibikoresho korali wera utambuke. Zikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Zikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Zikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza.
kugaruka turimbisha inzu y'Imana, dukangurira kandi buri wese kugira icyo akora mu nzu y'Imana. Aha ni ahantu ubitsa imari yawe ikaba ibitswe neza, nta ngese nta nyenzi. Haranire rero kubaka inzu y'Imana, nugira icyo ubona uzane twubake mu nzu y'Imana. Murabona ko amajwi aje gusenga Imana, kwinginga Imana. Turakomeza gusenga Imana kugira ngo tuzabone akandi kanya twajya tugira ibihe byo gusenga hano, tukararamo tugafata nk'iminsi 2 dusenga Imana, dukomeje kwinginga Imana kugira ngo ibyo bihe bizagaruke dukomeze gusenga. Twajyaga tugira umugisha n'ibihe byiza twaraye aha ngaha dusenga Imana nka nibature, ariko turinginga Imana kugira ngo tuzongere duterane tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi Imana izabigenza neza. Nimukomere, Imana ibahe umugisha. Reka duhaguruke dusenge Imana, twakire umukozi w'Imana atuganiriza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana yacu, Imana nziza, Imana igira neza, Imana yera, Imana ikiranuka, umurengezi wacu, umurengezi w'ubugingo bwacu, Yesu Kristo wagize neza. Uwiteka Imana, tanga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze aducungure. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, turagushimiye agakiza waduhaye. Turagushimiye ko Yesu wemeye kuducungura, turagushimiye ko utatwihakanye, turagushimiye yuko utaduteye umugongo, ahubwo warambuye amaboko urahamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mu bari barushye twarimo, twari tuguye mu byaha, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, utugirira neza uraturuhura. None Uwiteka Imana, iki gitondo twongeye kwibuka ineza yawe. Niyo mpamvu twagize ishyaka n'umuhate byo kuzindukira mu nzu yawe, nuko twahageze tukagubwa neza. Twari dufite imitwaro tuyikoreye, yari yaraduhetamishije, urayidutura none tugenda twemye. Turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tukweretse uwacu wateguye kino cyumweru ukadusangiza ijambo ryawe. Turagushimiye uburyo Uwiteka Imana ukomeje kubana natwe. N'ubundi iki gitondo turamusengeye kugira ngo ukomeze kumukoresha, ukomeze Uwiteka Imana data wa twese kumwambika imbaraga. Ijambo ryawe rigira imbaraga, ijambo ryawe rigira ubutware, ijambo ryawe rigira ubushobozi, ijambo ryawe risohoze icyo waritumye. Natwe abo wagiriye neza ukaturinda mu gicucu cy'urupfu, ukatwambika imbaraga tukaza guterana muri iki gitondo, tukaba tubonetse muri iri teraniro. Turakwinginze kugira ngo ukore ku matwi yacu twumve, ukore ku maso yacu turebe, twumve icyo Umwuka Wera abwira amatorero mu gihe nk'iki mu minsi y'imperuka. Urakoze, turagushimiye cyo twirukanye n'imigambi y'umwanzi, tubangamiye imikorere yose y'abadayimoni katika jina la Yesu Kristo. Imbaraga z'umubiri zikuveho, imbaraga z'abadayimoni zikuveho, bizatuma abantu barangara, bizatuma abantu batumva ijambo ryawe uko bikwiriye. Byose bikurweho mu izina rya Yesu. Turaritse Mwuka Wera, Mwuka Wera amanuke, Mwuka Wera akore, Mwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza muri iri teraniro. Urakoze, tugukomeye amashyi kuri Imana. Tabanya kuwa mbere no kuwa kabiri baje uyu munsi gusa, bazamura ibiganza turebe. Nitwa Jean Claude Ribanje, umudiyakoni wo ku Ruyenzi. Turi kuvuga ijambo ry'Imana hano muri iki cyumweru. Turi kuvuga hejuru y'iminsi y'imperuka no kugaruka kwa Kristo. Dushima Imana rero ko uyu munsi nawo ibongereye ku yindi. Imana ibishimirwe. Some Daniel ibice 2 umurongo wa 34. Daniel ibice 2 umurongo wa 34. Aravuze ngo urabyitegereza kugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo,
by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura, nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, binduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo, maze iryo buye ryakubise icyo gishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Amen. Dusome urwandiko rwandikiye itorero ry'i Tesalonike rwa mbere ibice bine n'umurongo waho wa 16. Urwa Tesalonike rwa mbere ibice bine umurongo wa 16. Tuhagere. Aravuze ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Soreze mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo wa 35. Aravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, umere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, ndabwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Amen. Rero ntabwo bizatworohera kugenda dusubiramo ibyo tuba twasize inyuma, usibye ko ufite umugisha w'ikoranabuhanga kugira ngo wenda bazagenda babagezaho buri somo ryose twagiye tugeraho. Ejo twari turi kuvuga kuri Isiraheli nk'icyitegererezo kidashidikanywaho cyo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ndumva twaravuze byinshi cyane kuri ayo mateka, ku mateka ya Isiraheli. Kugaruka kwa Kristo rero ntabwo ari ibintu biri aho ngaho biri formalite, biri aho ngaho bidafite umurongo. Birahari. Kristo azaza kuko yabidusezeranyije, narabivuze. Haleluya. Uyu mugabo dusomye umutwa Nebukadinezari, umwami w'i Babuloni, yarose inzozi ubwe we yarazi ko ari we ukomeye, ngira ngo ahari niko abantu benshi bajya babyibwira. Iyo umuntu yicaye ahantu aba yumva atazahahaguruka, iyo umuntu afite aba yumva atazarekura, yumvaga ari we wenyine ukomeye, yumvaga ari we wenyine ufite imbaraga, yumvaga ari we wenyine ushoboye byose. Ariko igihe kimwe aryamye nk'uko twese turyama, ararota inzozi, abona ngo igisitati kimuhagaze imbere, umutwe wacyo ari zahabu, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero ari umuringa, amaguru ari ibyuma, ibirenge ari ibumba rivanze n'ibyuma. Ibyo bintu ngo arabyitegereza, ikintu kimuhagarara imbere kimutera ubwoba. Hanyuma ngo mu kanya gato agiye kubona hari ibuye rije ritarimbuwe n'intoki z'umuntu ritutse ahantu. Haleluya. Ngo rizana imbaraga zikomeye, riraza rikubita ibirenge by'icyo gishushanyo. Wahita wibaza ngo ese kuki ritakubise umutwe? Ndababwira impamvu. Ngo rikubise ibirenge, agiye kubona ngo icyuma, ifeza, izahabu n'umuringa byose ngo bihindutse ivu. Abona ngo biratumutse, ngo bimeze bibiri zikugereranya ibintu, ngabona biratumutse ngo bibaye nkaho bahurira mu cyi, hano bahurira ibishyimbo bakagosora. Abona ngo biratumutse ngo ntibyagira ishyikizo. Muri make yabonye bigenda, ntiyamenya aho bigeze gute. Yabonye bigenda ubanza n'ubu bikigenda. Hanyuma agiye kubona abona ngo ryabuye ryakubise cya gishushanyo rirakuze. Haleluya. Amen. Abona ibuye rifasha akagari, rifasha umurenge, rifasha intara, rifasha igihugu, rifasha umugabane, ngo rirangiza isi.
arakanguka, bajya bavuga ngo warose nabi urinda buke. Ibyo yarabonye ni ibi bikurikira. Yarabonye ubwami buzakurikira ubwami bw'abakarudaya bwamaze imyaka 68 buvaho gusimburwa n'ubwami bwa Medina wa Peresi bugereranywa na cya gituza n'amaboko, nabwo buraza bumara imyaka 167 burarangira busimburwa n'inda n'ibibero. Ubwami nabwo bwayoboye isi bw'Abagiriki bwa Alexandre le Grand, nabwo buragenda bumara imyaka 286 burarangira buvaho. Hanyuma haza ubwami bw'icyuma ariko ubwami bwa Roma, ari nabwo bwami Yesu yaje asanga buyoboye isi, ari nabwo bwamwishe. Muri kumurikira? Hanyuma kubera iki mu nzozi uyu mwami atarose zahabu ari kubitwa igwaho ryabuye, ibuye ryaje rikubita ibyo risanze. Usibye naryo kuko iri buye risobanura Kristo uzaza akima ubwami bw'isi, akaba umwami imyaka 1000 hano mu isi hamwe n'itorero. Tuzabivugaho turimo tuvuga ku ngoma ya Kristo y'imyaka 1000. Hari abantu benshi bazi ko nituva hano mu isi Kristo aduhamagaye, haleluya, ngo bizabirangiye ngo tuzaba tugiye ngo tujya mu ijuru ako kanya. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Hanyuma rero kwa gucika intege kwa byuma ya maguru n'ibirenge, ngo ibirenge byo byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ibuye rero ryaraje rikubita ubwo bwami bw'ibirenge abona buvuyeho. Abahanga rero bagaragaza ko uyu munsi wa none umutwe warangiye kera, zahabu yarangiye kera, ifeza yarangiye kera, umuringa warangiye kera, ibyuma inaby'imbaraga zabyo zisa nk'izitagikomeye. Ubu tugeze ku birenge, ku mano neza 10. Ayo mano 10 nayo afite icyo asobanura. Hanyuma ibuye ryenda kuza rero riri aho ngaho ni rya rindi. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo niwe buye ryanzwe n'abantu, ariko rihinduka rikomeza iki? Isi rero irahangayitse ku rwego rwo hejuru. Nimubona ibintu byose biriho, nimubona imidugararo iriho, nimubona intambara ziriho, nimubona ibibazo biriho. Isi irahangayitse kubera ko Kristo agiye kugaruka. Kandi kuriya yabonye ibintu byose birangira, ibishushanyo byose bigamenagurika, bisobanuye ko Kristo azaza agakuraho ubwami bwose bw'isi. Yesu azaza akureho ubwami bwose bw'isi, naza kwima ingoma y'imyaka 1000 tuzabivugaho. Hanyuma ubwami bwose buhabwa abera, tuyobora isi. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane, amen. Haleluya, amen. Rero Yesu azaza bigeze biti muri byinshi yavuze byose byarabaye byarasohoye. Bavuga ngo azaza igihe cye cyo kuza kigeze gute? Kigeze. Igihe cye kizagera ze. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hari igihe cye, hari umunsi we. Niko muri yavuze ngo nyamara azaza ku ngoma ye. Hanyuma nanone bakavuga ngo azaza ibyaha ndengakamere bimaze kuba, birimo biba. Sinzi niba mwitegereza, ubanza habura nk'imyaka mikeya kugira ngo ibyaha ndengakamere bitangire kuba, cyangwa niba bitarabaye. Ikindi ngo azaza ubugome ndengakamere buriho. Ese mubona buriho cyangwa ntaho? Ikindi azaza kugira ngo igihe cyo gukora kwa Antikristo nawe kigire gute? Kigere, akore ku mugaragaro. Uyu munsi wa none nta burenganzira afite bwo gukora, nta burenganzira afite bwo gukora bihagije nubwo akiriho, kuko mu gihe cya Paul ndikira Bitesalonike rwa 2 yavuye ko mu gihe cye abandikira amayoberane ya Antikristo yari ariho icyo gihe. Rero uyu munsi wa none arakataje ariko mu ibanga rikomeye, ariko igihe kizagera cye nawe kigire gute? Kigere ngo akore ku mugaragaro. Muri kubyumva neza?
Haleluya. Rero ubu tuvugana abangamiwe n'itorero. Narababwiye dutangira niba hariho uburyo isi ibangamiwe na Kristo n'itorero. Isi ibangamiwe na Kristo n'itorero. Ubu mubona tuba turimo turi hano dusenga, ibyo tuba dukora hari uburyo tuba tubangamye. Murahora hari uburyo tuba tubangamye mu isi y'umwuka, hari ibintu tubangamira rwose. Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya. Hari ahantu natuye naharangiwe n'abarokore bagenzi banjye, barambwira bati nari ndi gushaka inzu, bandangira inzu, ariko ngiye nsanga inzu bandangiye ni iy'umurozi kandi nawe atuye aho. Umurozi aranzengereza ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo ajya aterereza umugore wanjye ibintu, imyenda agakuramo akashaka kwiruka. Mbaza abarokore bati ndabaza kubera iki mwandangiye inzu y'umuntu w'umurozi? Barambwira bati yaratumere nabi, twagira ngo uzudufashe guhangana nawe. Fata amasengesho yo nsenga amasengesho iminsi 7. Umunsi wa 7 nshoje amasengesho mpishurirwa ijambo. Haleluya. Amen. Mishurirwa uburyo Dawidi yaciye igihanga cya Goliyati kikiriho. Mu biganiro Dawidi yagiranye na Goliyati, yaramubwiye ngo uyu munsi ndakwica muca umutwe. Nimwibaze ko Goliyati yamenye ko aza gucibwa umutwe akiwufite. Aravuga kandi umubiri wawe niya bene wanyu ndayigaburira ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba. Nimwibaze ko mu isi y'umwuka inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byatangiye kurya Goliyati akiriho na bene wabo. Mpishurirwa rero uburyo umuntu ashobora kurangiza ikibazo cy'igihari. Ndabyuka saa 10, ndagenda ngomanga kuri yanzu ya wa murozi, ndavuga nti byuka nkubwire. Arabyuka, ambonye arambaza ngo biti, ndavuga nti nari nje kukuroga. Aturaroga se? Ni nawe urabikora. Ndagira ngo nanjye nkora ibyanjye ndebe bishobora kuba birya kuruta ibindi. Ndavuga nti nagutangarizaga ko uhereye none hato hagaragara ntabwo ibirozi bye bizongera gukora giri hano. Ijambo rya kabiri, ndavuga nti ugiye kubabwaho n'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uroga abantu bose babibona. Bitangira kuryama, ndavuga namwe mubikora muzindutse, nanjye ndakuzindukiye. Bitangira kuryama. Nyuma y'iminsi 3 yarahumye. Nyuma y'iminsi 3 yagize ate yarahumye gutsinsima, n'ubu ngubu baramuranga. Rero itorero mu isi rifite imbaraga zikomeye. Ntabwo nzi niba mwumvise ibyo bintu. Kugira ngo wumve ko zikomeye, nimwibaze ko ubwami bwa Roma ariko bwishe databuja, ariko tukaba turiho buhari. Ubwo icyo mvuze ntabwo mucyumvise. Nyiri torero uyu dutegereje yadusizemo kode zikaze. Yaravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu naho yaziku nta kintu ashobora kudutwara. Sisteme ya mbere babanje gukoresha barwanya itorero. Murabizi ko mu kinyejana cya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane bakoresheje, Satani yakoresheje sisteme yo kujya yica abera akanabafunga. Ariko niba warasomye Bibiliya neza, aho biciraga 10, igihumbi cyari gihe bahitaga buza umwuka we. Babafata babafungirana mu nzu, babati turabafunze sha imfunguzo, baziraje mu tubati tw'ibitanda byabo. Bajya kubafungura ugasanga bari mu giterane. Dureze Imana cyo. Rero Kristo ni itorero. Nabaga ko nivuga itorero ntazagira umva ko mvuza ADEPR cyangwa irindi. Oya, mvuza bera bari mu isi. Babangamiye isi. Barabangamye ku rwego rwo hejuru. Ariko haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abo bantu uwo bizeye bakababangamiye isumo, agiye kuza abajyana. Ari umunsi umwe ngo umurokore
umurokore umuntu umwe ngo yaramubwiye ngo ariko shanga abarokore muri ibicucu. Waravuga ati ibyo uvuze nibyo ni ibicucu ariko umunsi nyirabyo azabitwara. Taho byatwikiraga izuba rizabamera umutwe. Dereza Imana yaje cyubahiro. Dereza Imana yaje cyubahiro. Umuntu muri kumwamubwira ngo umwami wacu ari hafi kuza. Umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kuza. Ibyo bintu ujye ubirya mu gitondo saa sita na nimugoroba ibe ntakire y'ubuzima. Haleluya. Kuko nabwiye ko umwuzuro w'ibyishimo by'itorero ni ukubona Yesu, ni ukumubona. Kandi niba bavuga kugaruka kwa Yesu kumva ntufashwe, urwaye ikiziba kanwa cyo mu buryo bw'umwuka. Niba bavuga kugaruka kwa Kristo kumva urarakaye, ufite abadayimoni bakomeye utwihishemo. Ubundi cyateraga abapantekoti kuzura umwuka rero bagatumbagira, si ukubabwira ko bagiye i Burayi, si ukubabwira ko bagiye muri Amerika, ni ukubabwira ko umwami wabo azagera gutera. Baranezerwaga bagasimbuka. Ibintu bitangiye kutuvangira ejo bundi aho batangiye kutubwira isi, aho batangiye kudukundisha isi, bakatubwira i Burayi, bakatubwira kugira amazu, bakatubwira kugira amamodoka, bakatubwira iki. Biduhanaguyemo Yesu birarangira. Ariko ibyishimo by'abera mbishimangire bizuzura uko twizeye aje, kandi azaza igihe cye kigize gute kigeze. Haleluya. Nafashijwe. Nta kintu kizahagarika kuza igihe cyo kuza kwa Yesu cyageze gute. Nta terambere, nta tekinoloji, nta buhanga, nta bwenge, nta mbaraga, nta systeme zizamutangira. Ndafashijwe. Igihe cye kigeze azaza. Paulo abwira ab'Itesalonike ngo azahagarara ku bicu arangurura ijwi rye. Haleluya. Haleluya. Arangurura ijwi rye. Ndafashijwe. Ijwi rya Yesu ndarishaka. Ndashaka kumva ijwi rya Yesu. Kumvisa andi majwi, ariko hari umunsi ijwi rya Yesu rizarangurura torero ari ku bicu, kandi icyo gihe azaba yaje mu ibanga rikomeye. Haleluya. 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 Isi yo izaba iri mu kaga. Narabwiye abantu meruka kuganira nabo, ndabona ibintu by'imibabaro mubona turi ku musogongero waryo. Gisashimwe. Hari umwana w'umukobwa nigeze nsengera kugeza igihe ashakiye, amaze gushaka arasama, igihe cyo kubyara kigeze, arampamagara ari Kanombe aravuga ati papa, ibintu birimo birandya, byari ibisi. N'ubwa mbere arabyumvise. Nawe nifata kunda gusengere, afataho ni mwami Yesu, nibyo bintu birimo bimurya, nibyongera biba byinshi byongera. Ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uratokesha ngo mu izina rya Yesu nibitiyongera ko umwana ataza. Niki kiza, reka mbabwira akantu k'ubwenge. Niki kizatera abera bose ku isi guhuza imvugo imwe, bakavuga ngo Yesu turagushaka, ngwino. Uzasome Ibyahishuwe igice cya 22 cya nyuma cyose kivuga kuza kwa Yesu inshuro 7. Ariko inshuro enye ni umugeni n'itorero, ni umugeni usaba Yesu mbaze. Yesu agasubiza inshuro 3 kwaje. Niki kizatera abera bose ku isi rero kwifuza ko Yesu yaza? Ni imibabaro izaba yabaye myinshi. Noneho imvugo, intero, inyikirizo ibimwe abera bose ku isi batakire rimwe bavuga ngo tabara nutinda, urasanga n'abaneganegaga birangiye. Nicyo ngicyo nicyo kizatera Yesu azaza kubera ko abantu bifuza, kubera ko itorero ryifuza ko gize gutera aza. Uyu munsi wonore tuba turi aho ngaho duserebura, dushima Imana, turirimba Yesu turagushaka, turagukunda, tukihengeka dutya. Mukanya Imana ikohereza urupfu mu rukubibi, kuko nababwiye ko hari amarembo tuzacamo umuntu wese agiye afite irye. Imodoka igakongoboka hano, igaporomoka
yajya kukuberandura hepfo iriya mu gishanga Uwiteka akayitangira kugira ngo amusuzume mu gitondo ukaza mu rusengero wafatiye haleluya ati haleluya ati naripfe none Imana yakinze akaboko. Imana yariguciye none ngo uratubwira ngo ntutashye. Wari ugize umugisha ibyawe rikingutse ugiye none uri guserebura ko utagiye. Muraho se ni igisobanuro cy'uko tugikunze ino. Uri kumva wari ugiye gusiga abantu ariko burya wagenda bakabaho. Uri kumva wari ugiye gusiga umugabo burya wagenda agashaka undi. Ese uko murareba muti muraho? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta mpamvu n'imwe izatangira kuza kwa Yesu. Bwana asifiwe. Isi rero izaba ari mu kaga. Ejo nabivuzeho gato ndimo mbabwira intambara ya gatatu bavuga bakeka ko ishobora kuba ari ya gatatu y'isi yitwa iya Gogi. Intambara ya Gogi nababwira ko ishobora kuzaterwa n'Uburusiya niko bakeka, ariko wasoma Bibiliya ikabigwa neza. Uburusiya, Ubudage, Abarabu, Abanyafurika. Reka mbasobanurire Gogi ninde. Iyo usomye Bibiliya cyangwa ukajya ukareba ku ikarita y'isi ntabwo ushobora kubona igihugu cyitwa Gogi, ntabwo kibaho. Ariko nushaka kumenya neza izi nkuru za Gogi, reka nkurangire aho uzazisanga. Uzasome Itangiriro igice cyaho cya 10. Murankurikiye? Guhera ku murongo wa mbere usome amateka y'urubyaro rwa bene Nowa. Ni ukuvuga ngo ba bahungu be batatu, Shemu na Hamu na Yafeti. Munkurikire rero mbaha amakuru y'ingenzi kandi y'ukuri. Bene Shemu bari abana batanu. Murankurikiye? Murankurikiye? Reka tubasome. Nabwiye ko iri somo y'abantu bamwe baryiga biba byiza kuryiga basoma. Bene Shemu n'abahungu batanu. Ubwo ni 10:22 Itangira 10:22. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Rudi na Aramu. Aba bana uko ari batanu niyo bafashe igice cya Irani, Iraq, Afghanistan na Pakistan. Nuvuga ngo aba bahungu uko ari batanu niyo bafashe ku gace. Icyo gihe ibihugu byabo ko isi ibihugu byagiye byidevelopa, utuvugana ako gace ibyo bihugu mvuze aba Barabu b'abanya Irani, Iraq, Afghanistan na Pakistan niyo batuyemo bene Shemu. Ni igisekuru kirekire cyane gituruka iyo yose, ariko niho bari. Hanyuma bene Hamu ni bane. Nuwitwa Misirayimu nuwitwa Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Ubwo ni ku murongo wa 6 ibice 10. Kush, Misirayimu na Puti na Kanani. Bikavuga ko aba bahungu bane bafashe iki gice cya Misiri, Libya, Tunisia na Sudani n'Abanyakanani nyirizina. Naho ngaho niho bakambitse, niho bari. Nukuvuga ngo abo ni igisekuru gikomoka kuri hanyuma bene Yafeti ni 7. Uwa mbere yitwa Gomer na Magogi na Madai na Yavani na Tubari na Meshaki na Tirasi. Bakavuga ko abahungu nibo bafashe agace ka Turukiya, Uburusiya n'Abanyaburayi bose nibo batuye, nibo abakomoka kuri Yafeti nibo bafashe kare agace. Rero kiriya cyerekezo abo bantu bose mvuze, ayo moko yose mvuze ntabwo arebana neza na Isiraheli. Nukuvuga ngo ibihugu byose bihora bihanze amaso birebana y'ingwe na Isiraheli. Rero uyu mwanya tuvugana Isiraheli iriteguye ko igitero cyose cyaturuka hariya bashobora guhangana nacyo, kuko mu buhanuzi Ezekiel yabahanuriye mu bice 38 ababwira ibya Gogi na Magogi, iyi ntambara bakubwira ko ariyo bategereje, kuko Isiraheli ubu tuvugana ubu duhagaranya bahagaze neza mu gice cya 37 cya Ezekiel, aho ya mitsi yateranye inyama zikaza amagufa akegerana na bindi byose, ubu bakaba ari umubiri bahuje bariremye inteko bubakitse, niho baparitse. Ubu rero barindiriye kwimukira muri 38 na 39 ariho iyo ntambara izingazingiye y'Abarabu,
abarusiya n'abadage bashobora kuzagaba ibitero bikomeye kuri Isiraheli, hanyuma iyo ntambara ikazaba mbi cyane. Ishobora kuzaba mbi kubera iki? Abize iby'amateka bazi iby'intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri y'isi, murebe ingabo zari ziriho icyo gihe, murebe intwaro zakoreshwaga icyo gihe uko zari zimeze, munagereranye n'uyu munsi wa noneho iramutse ibayeho, murebe n'ibihugu bikomeye by'ibihangange, igisirikare kiri ku rwego rwo hejuru, intwaro za rutura, bakavuga ko bishobora gutangira ruto bikazagera ku rwego intambara ishobora kuba iy'isi yose. Aho rero niho ruzingiye, muranyumva? Aho niho ruzingiye, aho niho ruzingiye, aho niho ruzingiye. Kristo rero asa n'uzazamuka muri ako kavuyo, asa nk'uzaza muri ako kavuyo, kuko abera bose bafite uko bazabangamirwa, bafite uko bazahura n'intambara zikomeye. Uko ibyo byago bizagenda bikomera, Imana idufashe, itorero rizakubitikiramo, hanyuma intero n'inyikirizi bimwe batabaza Yesu bati Yesu dutabare, ibintu byagize gute byakomeye. Yesu ngo azaza ameze nk'uje gushimuta itorero. Niyo mpamvu biriho ngo iyo minsi itaragabanijwe ntihajyaga kuzajya gute kuzarokoka n'uwo ngo, ariko kubw'intore z'Imana izagira gute izagabanywa. Kugabanywa si uko yagombaga kuzaba ari 1,800, oya, ahubwo nuko muri ako kavuyo kameze gutyo Kristo azaza bwombo acamo ko itorero. Bavuga ko iyo ntambara Kristo akimara gutwara itorero, akimara kurikura mu isi, mu bintu bitanu Antikristo azakora, kuko hari ibintu bizaba umunsi Kristo azatwara itorero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Biravuze ngo azarangurura ijwi rye, abapfuye bamwizeye bamwumve bazamuke. Hakurikiraho ijwi rya marayika ukomeye. Ijwi rya marayika ukomeye nirizeza ikirere, rihure Satani n'ingabo ze mu kirere, hanyuma bahubukire mu kuboko kw'ibumoso, Kristo azamura itorero mu kuboko kw'iburyo, tuzabisikanira mu kirere. Hakurikiraho impanda y'Imana. Impanda y'Imana izakora ibintu bibiri. Icya mbere ni izakora icyo bita separation, gutandukanya abapagani n'abakiranutsi. Ubu twicaye aha ngaha twese turi hano, byakugora kumenya uzagenda n'utazagenda. Iyi impanda y'Imana izabisobanura. Ijwi ry'Imana biravuga ngo abagore babiri bazaba bari ku rusyo. Niba bavuga urusyo, ntuhite wumva gusya amasaka. Bivuze ngo abantu bazaba bari mu murimo umwe, badiyakona, baririmbana, basengana, babana mu nama nshingwabikorwa, babana mu itorero, bicarana ku ruhimbi, ngo umwe agenda undi agira ate. Icyo rero nta kindi kizabikora, ni impanda y'Imana. Hanyuma icya kabiri ngo haleluya, impanda y'Imana izakora ikindi kintu cya kabiri, ngo izambura abazaba bakiriho gupfa. Yarabawe ngo izabambura gupfa. Iyi mibiri ifitanye isano n'isi, ifitanye gahunda n'isi, tuzayicomokokamo abazaba bakiriho, ngo twambare imibiri mishya. Iyi mibiri ifitanye gahunda n'ijuru, iyi mibiri yakoranije nuko Paulo yabikoreye, imibiri iguruka, imibiri iguruka. Haleluya, 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 haleluya. Twambara iyo mibiri, iyi mibiri ifitanye isano n'ijuru. Iyi si izaturekura. Uyu munsi ni umunsi ukomeye. Haleluya. Kristo azaba atwaye itorero mu ibanga rikomeye. Isi yose izagira intero n'inyikirizi imwe, ariko bihoshahoshwe birangire abantu twabanye mu itorero biyoberanya, baranze guhinduka, nibo bonyine bazamenya ko twatashye. Bazavuga ati sha bajyaga bitubwira tukongera tukajya kwinywera, twajyaga duterana tugategereza tukajya byagiye. Kandi uwo munsi isano Kristo afitanye n'itorero ry'abanyamahanga izaba irangira. Isano Kristo afitanye n'abanyamahanga izarangira, izaba irangijwe no gutwara umugeni afite. Ibi bitabo mubona dufite nta kintu bizakumarira abazasigara, kuko impamvu uyu munsi wa none mubona ibi bitabo birimo bikora ni umwuka wera ukiri kumwe n'itorero. Hari akantu kamugeze gukunda mpyisi bigeze bamubaza batari ko
ko kiriya gitabo cyacu tugisohoye tukumagira ducanga biba bimeze bite bavuga Bibiliya akiriho muzehe arabatera impamvu kibacanga nuko mudahumeka kuko gihumeka ati gifite ukuntu gihumeka zira nyuguti ziri muri Bibiliya zifite ukuntu zihumeka ati kugira ngo uzumve neza ati bisaba kuhumeka nkuko bihumeka ati rero iyo udahumeka nkayo ibyayo biragucanga duhereze Imana yacu icyubahiro ihumeko rero iri hano igituma Bibiliya iryoha tuzaba twajyanye nacyo n'umwuka wera nafashijwe umwuka wera azaherekeza itorero mu ibanga rikomeye izi nsengero twubaka turimo dushyira amasound proof zizasigara mu isi abazasigara bazigirire inganda bazishyiremo amadepo zigira amadepo y'inzoga ni uburenganzira bwabo ntacyo tuzaba dupfa nazo ntacyo tuzaba tukizishakaho tuzaba twaragiye guhemberwa ko twazubatse ibizu byose barimo bakabizana byacu nababwira iki cyakoza nibakora ku by'abasigaye bazaserera cyakoze ibyacu twababwira iki tuzaba twagiye twavuye no mu isi y'agahinda n'imibabaro haleluya uwo munsi itoro Kristo azarizamura mu kirere aho ejo niho tuzakomereza hanyuma antikristo azakora ibintu bitanu icya mbere azacecekesha ko kavuyo kose kuko agakiza kazara gasubiye mu Israeli uwo munsi kazara kagiye muramukiye hanyuma niwe uzacecekesha ko kavuyo kose na ya ntambara narindi mvuga niwe uzayihagarika hanyuma abayisiraheli bamwizere bati kwe ukoze ikintu gikomeye cyane kuba udukijije iyi ntambara urakoze gatatu ngo azadevelopa isi ayimare mu bukene kandi niwe uzatera inkunga Isiraheli kubaka urusengero bategereje ubu nta rusengero bafite n'ababwiye niwe uzabatera inkunga yo kubaka urusengero rwabo bamukunde bati kwe udukora ibintu bikomeye iby'andi moko yananiwe iby'abandi baperezida b'isi bananiwe bamwemere bamukunde gatanu akore skandale yigaragaze ko ari Messi ibyo kandi azabikora twa turi mu kirere mu gice cya kabiri cy'ingoma cy'imyaka 7 azabanza biyegereze abantu bose bamwiyumvemo Isiraheli mwiyumvemo ibintu byose bavuga ati niwe twe dutegereje niwe twashakaga abiyegereze azigaragaze nka Mesiya bamwe bamwange arabavuga ko ahari n'abazaba basigaye b'abanyamahanga bashobora kuzanga antikristo n'imiyoborere ye bakemera kurenganyirizwa bakemera kwicwa urw'agashinyaguro bashobora kuzarokoka kuko Kristo azabaje kwima ingoma y'imyaka 1000 ariko nta mahirwe ahari ku banyamahanga kuko umuntu wanze gucungurwa n'amaraso ya ntama w'Imana yamenwe gucungurwa nayo bizamugora icyakoza ku Bayisiraheli byo azaba ari amahirwe yabo abazahakana antikristo bose azabica abamwemeye abashyira ikimenyetso mu ruhanga no ku kiganza kugira ngo amenye abe hanyuma abazamwanga bose azabica twebwe tuzaba turi muri paradizo tuzaba turi tutaragera mu ijuru nyizina turaho dutunganyirizwa ejo niho tuzakomereza mbabwira ibintu bizahabera Imana imugisha mu izina rya Yesu ngo dukwiye kuba maso haleluya haleluya niko yatubwiye Luka niko Yesu yavuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza agire gute yakahore mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira avuye mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba hahirwa bagaragu shebuja azaza agasanga bagize gute bari maso kuba maso nicyo ngiye gusorezaho tugasenga duhagaze duhagurutse kuba maso ntabwo ari ugukanura gutya muramurikiye ntabwo ari ugukanura gutya sinzi umuntu ngo ugeze uturuka mu ntara baramubwira ati nyamuneka ati Kigali byawe ntabwo byoroshye tumenyere Kigali bihagarare ageze Nyabugogo azamura akaguru akanyereka ko kandi kibambwiye ngo ninjira agarabo birangora
baramucucura yihagazeho baramurangiza. Kuba maso si ugukanura gute. Kuba maso ni uguhuza ibyanditswe n'ibi. Kumenya guhuza ibyanditswe n'iki? Ese ko turi mu bihe bimeze bitya, ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ijambo rya kabiri, kuba maso ni uguhora witeguye ko umunota ku munota Yesu yaza. Yesu yaza. Iyo leveye ntihagarare. Uko umutima utera ugira gutya. Uko umutima ugira ute? Ujye wumva leveye muri wowe ivuga ngo Yesu araje, 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 Yesu araje. Iyo leveye ni kuwamo, hari ibintu utazabonera umwanya mu buzima. Twakire umuyobozi wa Nibature ku Gasave nandi kubatsinda aza dusengere. Asenge kugira ngo Imana iduhe kuba maso. Uve mu byo wari urimo, we kurangara. Umwami wacu Yesu ari hafi, kandi ibyanditswe byera biragaragaza ko ageze hafi. Ibimenyetso birabihamya. Niyo mpamvu nta mwanya wo kurangara uhari, ni ukuba maso kugira ngo nakomanga asange ugize gutera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wowe nyir'imbabazi, wowe nyir'itorero, wowe ufite umugambi mwiza kuri twebwe, wowe wabiteguye tutari twabaho. Turagushimiye muri uyu mwanya mwiza, twaha icyubahiro ijambo ryawe rizima tumaze kumva. Shyirwa hejuru cyane Mwana w'Imana, kitunezeza kuruta ibindi byose. Uzagaruka kujyana itorero, ukadukura muri iyi miruho, ukadukura muri iyi mibabaro, Mwana w'Imana. Kandi ibyo byose igihe utari waza, urabungabunga itorero, urabungabunga abera, ukaturinda imitego ya Satani. None turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wera wa Isirayeli we, niyo utatubera maso, byacu biba byararangiye. Niyo utatubera maso, ntabwo tuba turiho. Uwiteka we, warakoze Kristo kubera amazi itorero, warakoze kutubungabunga. Haleluya, haleluya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Mana Data wa twese, dushoboze kuba maso, shoboza ababyeyi kuba maso, shoboza abagabo kuba maso, shoboza abasore n'abakobwa kuba maso. Mwami Mana Data wa twese, ukaboneka n'igihe benshi itorero, Mwana w'Imana. Nyamara twamaze gusobanukirwa kwari ibise bigira ngo umwana avuke. Mana turagushimiye, icyubahiro ni kibi cyawe, habwa icyubahiro kuko ijambo ryawe Mwana w'Imana twegeze ubugingo bwacu, udukomereze amaboko, uduhe imbaraga zo gutsinda, uduhe imbaraga zo kuba maso, uduhe imbaraga zo kunesha umubi. Urakoze Mana, turagushimiye, wewe muhumurisha, natwe tukugira neza, kandi ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe. Tugukomeye mu mashyi, tukuvugirije mu nda, tuwateye ikimenyetso cyawe, wadusezeranije izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana tumutunge ibiganza tumusabira umugisha. Imana yujuje umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gukora umurimo w'Imana dushyigikira Nibature. Turaririmbana duhagurutse, muririmbyi w'145 mu gushimisha. Turaririmba igitero cya mbere na rufuri gusa. Ni karibu. Korera ibyiza, mukiza wanjye.
Yesu azaza tuzamureba tunyurwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta ibindi byishimo, nta wundi munezero, nta zindi ntekerezo. Ubu dutashye tuzi neza yuko dukwiye gutekereza uko umutima wacu uteye, dukwiye gutekereza uko uduteye umutima, uko umutima uteye, kuko Yesu Imana yavuga, Yesu akatujyana. Yego, yego, iyo reveye ikomeze gusonera mu mutima wanjye, isonere mu mutima wawe, kuko isaha n'isaha, umunota ku munota, Yesu yahagarara ku bicu akaduhamagara tukigendera. Mwere gutinzwa rero n'ibyinaha, byinaha ni umubiri twambaye, ariko tuzambara imibiri mishya. Yesu azatwambika imibiri, aya mabati, iki gisenge biduha inzira twitambukire tugende. Ari bugufi Yesu, tumukomere amashyi kuko azaza. Twongere tumusabire umugisha, turakora Imana umugisha, Imana imuturindire, tuzageze kwa gatandatu tukiri kumwe. Imana yacu ishimwe. Turi gusoza iri teraniro rya mu gitondo, ariko ndarike Boneri igire hafi, Boneri igire hafi yihuse. Umusore wacu twatangiranye kera Nibature, ari umwana mutoya, Imana igenda imukuriza mu nzu y'Imana. Muri bya byifuzo twagiye dushyira imbere abana bacu tubasengera kugira ngo Imana ibubakire ingo. Nawe rero afite umushinga w'ubukwe buzaba ku itariki zingahe Bone? 21 z'ukwa cyenda. Yifuje rero kudutumira nk'iteraniro ryose rya Nibature, kandi niyo mpamvu unyujije imbere y'abakristo, kubera ko asenga muri Nibature, akora umurimo w'Imana muri Nibature. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo tumubereke asabe, aho kugira ngo utinde kuri WhatsApp, Facebook, ujya kuri YouTube ureba inkuru zidafite umumaro cyangwa zikwangiza, ahubwo wakwandikaho Nibature Gasave ugakurikirana ijambo ry'Imana. Haba hariho n'amateraniro, yateraniro ryo kuwa gatandatu ririho, ndetse n'ibyigisho byagiye bibanza byose biba biriho. Mujye mubikurikirana rero kugira ngo mukomeze mwubakwe mu ijambo ry'Imana. Hari igihe uba wumvisha amagambo akaba menshi, bimwe ukaba utabifashe neza, ariko iyo wongeye ugasubiramo wumva ijambo ry'Imana cyane, rikongera rikaba rishya muri wowe. Imana yacu ishimwe. Turasoje rero, reka n'ubundi turarika umukozi w'Imana watuganirije ijambo ry'Imana yigire hafi, ariko akigira hafi n'ubundi turakomeza kubabwira ya munga turi gutanga muri Nibature. Ahandi babikwiye imirimo dukora izaduherekeza. Imana ishimwe. Masengesho rero n'ubundi niwe turi gukoresha, ndumva bari kugenda bakujya usengere, adusabire umugisha w'Imana. Twese duhagurutse. Isengesho tugiye gusenga, basengera ababyeyi bafite abana bagiye kujya ku ishuri, yego, n'abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri. Muzaze ibiganza nyiri hano tuba turamugisha. Ababyeyi Imana bahuze n'amafaranga mu izina rya Yesu, hanyuma n'abana kandi muzagira umugisha ku ishuri aho muri, muzaba amahoro, ubundi muzazane icyo twabatumye. Imana mu izina rya Yesu, tugire ubuntu bwo kuba mu nzu yawe, kandi mu nzu yawe niho tubonera byose. Dusengera ababyeyi bafite abana batsinze, n'abari basanzwe bafite abana biga. Iki ni igihe kiba kitatworoheye, duhuze n'amafaranga kugira ngo abana bacu bajye kwiga neza mu izina rya Yesu. Dusenze kandi ngo abana bacu nabo barinde, kuko Satani ajya batera aho biga ku mashuri, bigatuma batazana umusaruro tubakeneyeho. Twaratanze ibikenewe byose, nabo ntibazana umusaruro twabashakagaho, bigatuma tuvangirwa. Turasenze ngo abana bacu uzabaduhera ubwenge, uzabarinde. Dusengera igihugu cyacu mu gihe amahoro impande zose, kuko muri ayo mahoro niyo abana bacu bazigamo, muri ayo mahoro niyo tuzacuruzamo, muri ayo mahoro niyo tuzakoramo ingendo hirya no hino, muri ayo mahoro niyo tuzakoramo gahunda zacu zose. Dusengera itorero ryawe kugira ngo rikomeze, rinde abakristo hirya no hino badafite aho bari gusengera, abarimo barwana no gukora ibisabwa kugira ngo basubire mu nsengero zabo ubafashe, kandi imiryango yacu itwikirize
izi mbabazi zawe, dukomeze kukubona ibyo twifuzaho byose. Igikuru turinde umubi, twe gukomeza kugutunganira kugira ngo uzaza tukazakorwa n'isoni. Urakoze kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Umuntu umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibana natwe twese na bene data bose none bihe bidashira. Amen.